gitabo nadusomera ibyakozwe n'intumwa 19 umurongo n'uwambere ageze ku wa 7. Usomana za Yesu Kristo. Apolo ari Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora mu Efeso, asangayo abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe umwuka wera mugitangiye kwizera? Baramusubiza bati, ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati, mwabatijwe umubatizo ki? Baramusubiza bati, umubatizo wa Yohana. Paulo ati, Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, niwe Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo amaze kurambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Aba bantu bose bari nka 12. Amen. Imana yacu yereza umugisha amagambo yayo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongera mbazabera ngo mbese mwabatijwe mu batizo ki? Mbese mwabatijwe mu izina rya Yesu Kristo? Ibi ni ibihamya by'ibyatubanjirije. N'ikindi gihe twarababwiye ni umwambaro wambaweho, abatubanjirije niyo nzira banyuzemo. Bibiliya twemeza neza yuko tahandi agakiza kari atari mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uwizera agakizwa, uwizera akabatizwa azakizwa. Nta wundi muntu wabona agakiza atanyuriye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo nibwo bugingo buhoraho. Abamwemeye rero bakizera izina rye, nibo yahaye ubushobozi bwo kwitwa abana be. Uwiteka Mana ishobora byose, Yesu Kristo, turagushimiye kubwo uburinzi bwawe, tugushimiye kubwo ijambo ryawe, tugushimiye kubwo umuhamagaro wawe. Ngwino muri aya mazi uyahumanure. Tugiye kubatiza mwene data, umwuzuza imbaraga, natwe twuzuza imbaraga, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data yozuwe kubwo kwizera kwe n'ubuhamya bwe, nanjye mbihamije mubatiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.